Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose hobe. Nk'ibisanzwe rero ni Mama Zulu ugarutse. Ubushize muribuka ko nakiriye umukunzi wanjye Liliane Kabaganza mbabwira ko ari igihe cyanjye cyo kumwereka urukundo. Ubu rero ngiye kubasangiza aho nagiye kumwakirira kuri branch ya Convention. Ntujye kure nshuti yanjye. Niba ufite umukunzi, niba ufite inshuti, mwiteho umuhe urukundo kuko ibikorwa nibyo bigaragaza urukundo. Uyu mubyeyi nari mukumbuye cyane. Tubane rero muri urwo rugendo. Murabona ko dukomeje urugendo twerekeza kuri Convention. Ni ukuri twari tunezerewe, twishimye. Dushima Imana yo yaduhuje kuko urukundo mu by'ukuri rw'iki gihe benshi ntabwo bakiruha agaciro, ariko twebwe twaruhaye agaciro. Ku myaka tumaranye n'uyu mubyeyi ni ukuri twaruhaye agaciro pe. Aho ngaho rero murabona yuko tugeze mu marembo. Batwakiriye turinjira. Mu by'ukuri dukomeje kwishima, tuganira, turi mu modoka duseka. Murabona ko u Rwanda rwacu rufite ahantu heza ho kwakirira abantu. Mu by'ukuri ndabigutuye pe, nshuti yanjye, nshuti ya Mama Zulu udukurikiye. Ni ukuri dufite igihugu cyiza. Nuko turakomeje rwose, murabibona. Ibintu ni uburyohe. Liliane mureba hano ndamukunda cyane, arankunda cyane, turi abantu dukundana mu buryo butarimo buryarya. Abantu ku buryo bajya batwibazaho bati se mwebwe ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo urukundo rwanyu rugumeho mumara n'imyaka ingana gutya mukundana. Tukabwira ngo ni Imana yaduhuje. Kuko iyo bitaba Imana yaduhuje ntabwo tuba tukiri kumwe. Baratwakiriye. Turinjiye, tugiye tuganira. Ahangaha rero urumva urukumbuzi rwe rwose, tugenda tuvuga utwo hirya n'utwo hino. Twishimye, tunezerewe. Hanyuma twakirwa rwose n'umuvandimwe witwa Ntare rwose, Imana iguhe umugisha. Ni ukuri uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, waratwubashye. Ni ukuri Imana iguhe umugisha. Aratwakira, twakirana urugwiro, turatambuka rwose, tugenda twemye, twerekeje ahari amafunguro, aho tugomba gusangirira nyirizina. Nshuti zanjye, twagize ibihe byiza, twaranezerewe, twararyohewe. Umva ndahabatuye pe. Ubwo nyine ahangaha branch yari yatangiye. Tugiye tugana ku mabife. Ndimo muyobora nti gikundiro cyanjye tambuka rwose, ntusitare rwose. Twerekeza rero ahantu hari bife. Ariko nyine mbere yuko tugera kuri bife murabona yuko twabanje kwakirwa tujya mu byicaro. Nuko turanezerwa, turaryoherwa, turavuga tuti wow. Murabona hano rwose ko ngewe ku giti cyanjye nahita kwa Kimaranzara. Winjira ushonje, winjira ufite inyota, maze iyo nyota igashira, inzara igashira. Byonyine iyo urebye bife ukuntu iba imeze, umva inzara uba wumva ishize rwose utaranafungura. Bati rero umukobwa mwiza aratwakira, ati muze mu byicaro mwateguriwe. Iriya ni table
rwose yari yateguriwe umukunzi wanjye. Tebo rero tuyicayeho tubanje dushize impumpu, Ntara aratubwira ati mubaze mushire impumpu ubundi mujye ku meza. Murabona ko twahise tujya ku meza turaryoherwa. Wow, nahariye salade iryoshye, ndavuga nti salade rwose yari iryoshye koko, maze turayirya yewe. Nuko dukomeza kuryoherwa, mva ibintu ari uburyohe, hirya no hino biba ari ukurya gusa, cyo bita gufungura mu Kinyarwanda. Nuko turakomeza turaryoherwa pe, byari biryoshye. Twanye kumusara wawe mwiza niwo mahanga yacunguriwe igorogota wabanye ibinyago twirongeye mu maraso yawe. Yesu uri ntwari, Yesu uri nyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware mu isi y'umwijima, waheruye ku musaraba wawe mwiza niwo amahanga yacunguriwe igorogota wirongeye mu maraso yawe. Yesu uri ntwari, uri ntwari, Yesu uri nyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware ku isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Byinshi cyane nahera mu gito ndumukira sinabimara ibyo yadukoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndumukira sinabimara nari mu mwijima, nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira, nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo, nari ndushye nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Reka twongere turirimbane. Nari mu mwijima ukabije, nari mu mwanda uteye isoni, nari ndushye nguyu mwuma, nari mu mwijima, nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira, nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo, nari ndushye nguyu mwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Imana ibahe umugisha. twese hamwe koraje kabisa. Namucurangira aririmbe. arabibuka
ucuranga uko wumva nanjye mpimbe nta kibazo. ntacyo uririmba nanjye ndakurikira. Mana uriho, Mana uriho, n'ukuri uriho, uzahoraho kuko udahinduka, uko wamye n'uyu munsi ni kuri, ntabwo uhinduka.
Yes, ngira ngo mwabibonye nyuma yo gufungura habayeho kwakira umuhanzi Liliane Kabaganza ngo naza asuhuza abantu bose bari bicaye aho ngaho dore ko bose ari abakunzi be. Ntara aravuga ati ngwino ukore mu nganzo wibutse umuhogo wawe abantu bicaye hano, maze aradutaramira koko. Twagize ibihe byiza nshuti zanjye, turanezerwa turaryoherwa. Nuko hano muribona ko twasohotse dutashye, tugeze muri jaride turicara bwari bwije dukomeza kuganira. Yo, urugwiro ari rwose. Turabashimiye mwe mwakomeje kudukurikira, ndabakunda cyane, mukomeze mubane natwe. Bye bye, tuzabereka ubutaha bizakurikiraho.